sanjye nzagutumikira. Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi dufite ibyishimo bitewe n'uru rugendo rutagatifu, aho twakereye gutaramira umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho, ndetse akaba agiye kwimikwa kuri Kiliziya y'Isi Kirisare muri aka gace gaherereye mu murenge wa Cyanika. Ni ibyishimo rero ku muryango w'Imana uherereye muri aka gace, cyane cyane muri paruwasi yacu ya Buteti. Turabona Yesu Kristo ahindura amazi divayi, ngo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu Kristo yakoze. Mu yandi magambo nicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze. Ni amahire rero ko na hano uwo mubyeyi agiye kuba imbarutso y'ibitangaza byinshi bigiye kwigaragaza mu minsi iri imbere. Hari abaje bafite ibibazo barataha bishimye, hari abaje bihebye barataha bishimye. Imana dusenga ni Imana yumva gutakamba kwacu, ntabwo ari Imana yo mu bitekerezo. Imana dushengereye, Imana twaje kuramya, ni Imana ibana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igiye guhindura byinshi upfa kuba waje muri urugendo nyobokamana wabyiteguye neza koko. Ni iki gishobora kudutandukanya n'abana b'Imana? Ntacyo. Ese ni iki cyadutandukanye n'urukundo Imana idukunda? Ntacyo. Urupfu se? Oya. Inzara se? Oya. Ibitotezo se? Oya. Byose turatsinda kakahava kubera Yesu Kristo. Dushobozwa na Yesu Kristo dutera imbaraga. Ni mucyo rero ubwo umusaseridoti arabazamura inkongoro, akazamura umugati na divayi, nawe uzamure bya bindi byose byari bikuzitiye. Turabumbira hamwe ibyifuzo byacu, turabumbira hamwe imigambi dufite, tuyizamure kuri altari ntagatifu yo mu ijuru, maze natwe dutahe tuvuga tuti Imana yaduhaye umugisha. Mwese rero bavandimwe, bifurije umugisha w'Imana. Imana y'ijuru urukundo n'amahoro ibane namwe mwese. Imana y'ijuru urukundo n'amahoro izabana natwe twese ubu n'iteka ryose. Amen. Ijambo bamwe mu ningaruke ntete reka ntetere Kiliziya ya Cyanika kivugiyeho muri bitwemereye maze adwasafurani. Murakoze.